ndetse na Iwacu Now TV. Ndagarutse nanone ngarutse nanone kubigisha kuri ya base n'ubundi iyi base nigishije n'ubundi mu gisirimba. Mutarareba iyo video namaze kwishyiraho, muze kujya kwireba by'umukunga. Nagerageje gukorera base yihariyemo ukuntu nyine gake gake tugerageza ibintu bishyashya, sibyo, kugira ngo iyo style nayo ntawamenya abona nayo nyine ije nk'izindi zose. So rero abantu mutarakora like, subscribe mubikore kugira ngo dukomeze kwigana aya base meza, aya beat meza, uburyo bagenda bayacura. Nk'iyi ninjye wayicuze, so nawe wifuza kwiga kubicura n'ibindi byose ushobora kunyandikira tukigana online. So ndi kwigisha online, ubu rero umuntu wifuza kuzigana nanjye si ibi gusa, twagana n'amacodes bisanzwe byose. Reka rero mbereke n'uburyo nakozemo nacuranzemo iyi base. Iyo niyo namaze kubyerekana muri video y'igisirimba nakoze. So rero mwumvishe nabwo ndi kugenda igisirimba na 7 bijya gusa kuntu bigenda kimwe, ariko bitandukana kuri speed gatoya uko managiye nkora. So nko nagerageje rero nibyo ngibyo nagiye nkoramo, ariko tugiye kugenda tubyigana step by step gake gake, sibyo. Turahera ku kirero. Mujya mumubwira ati mbanze mbabwira ama voice nakoresheje yitwa jazz, kiramo the guitar, nkoresha na ya base ya square bass, sibyo. Iyo square bass rero ndimo nahita amapia bass, ni nk'amapiano nyine ya bass, ariko n'uburyo bwo kugerageza kuvumbura utuntu dushyashya, sibyo. Okay, ndimo ndagenda sibyo. nuko nguko. So ndimo ndagenda hano, ndimo ndagenda iyo bita F sharp 7, sibyo, kuko iyo bari F sharp ukongeraho gutya kaba 7, sibyo. Ndimo ndayifata gutya, sibyo. Ndimo ndagenda kuri base ni 2 3 kabiri gatatu rimwe, sibyo. Ngukubita kabiri ugakubita gatatu kagaruka kuri rimwe, sibyo. Ukaza kuri 4 kuri kane, sibyo. Sibyo. Ahita nza kuri gatatu ubita gatanu, sibyo. Sibyo. None ibyo ngibyo rero bivuyemo kuri left hand tuba twigendera ngo sibyo. So nuko nguko rero kuri ba. So hano ikintu twongeramo ni 1 tukajya muri 4 F sharp 7
tujya muri 4 tukaza muri 1 tujya muri 5 tugaruka muri 1. So ukagerageza kubikora, ushobora gutangira witonda. Isomo ryacu rero murumva ko ntago rigoye cyane, riroroshyemo, ariko bisaba kuba iyo uri kugendana na beat rero uyirinda guhagarara. Iyo utangiye ugomba gukomeza nyine, sibyo? Nimba utangiye beat wikubita ibintu ngo ugere hagati uhagarare. So ni ngombwa gukomeza, sibyo? Kugira ngo nubyica umenye ngo ariko byishe ugeze hano. Nawe usubiye inyuma ugatangira uguma kuri bya bindi wagumyeho nyine wiga. Ntabwo ushaka kwiga utuntu twose gutumare ukiri kuri kamwe, wabaye stuck ahantu hamwe. Bisaba ngo rero ugerageze, nimba ushobora nko guhera kuri kamwe, sibyo? Sibyo? Kugira ngo rero utaza kuba stuck no gukomeza gutrayinga gukomeza nyine udahagaze. So nimba ndimo nakubita 2 1 2 nkaza muri 4, sibyo? Sibyo? Ushaka kugira ngo ivuge nk'uko nguko wirinda gukomeza gufata ku yindi base ukabera nk'uyirekuye, nibwo ishobora kumvikana gutya, kuko aba arimo umuntu rero bisaba ngo urekureho uvuze gutya. Yes, ndizera ko bibafashije. Abashaka kwiga online namwe muze mutwandikire, ariko online ntabwo ari mu rugo, no kwiga online ushaka kuba ufite keyboard yawe ukanyandikira, aba nagufasha kwiga keyboard mu buryo bwihariye. Rero mukomeze mukore like, share na subscribe. Turi kumwe.